ngo bundi uyu muntu ngo kuki yakoze ibi oya ninge wagiye gushora ikirego kuko hari imyaka umwana yemerewe gutabwamo umwana ukiri kwibere ntago umugore umubyeyi w'umugore yemerewe kumufata ngo amwikureho n'abandi bantu bajye babyumva n'umuntu ntabwo ari nge wamuhaye ngo uvuga ati none uramugwaye nka se ngaho mwica cyangwa mukoze icyo ushaka ari kuriya yamugirira nabi uri ukamuta mu bibazo nanjye ukana mu bindi nawe ukita mu bindi mu rugo rwanjye uyu mutipe yakije umuriro se nawakije ariko reka mbase umuntu n'ubundi iyo usanze ibintu byaka urenyegeza nasanze n'ubundi umuriro waka urenyegeza ngo narawakije ninjye wafashe urukwi ndasomwa umva nkubwire we utari ukumfatira na se ibintu byose mvuze uri kuvuga ngo ngiyo umuriro ngo watse ngo urenyegeze ngo usenyurwe umutiza umupanga ugize uti byangotse byabikara ko waratangiye umutima utangiye gutimya se nk'ifuka ry'ibijumba by'umuturage cyo koze nusanga harimo akantu ibyo twaryamanye byakagize gute iby'ibitotsi by'iki tuzabishyira ku ruhande ihangane niho kigomba kuba gasuwe zamuka kirimo hano mu gitabo ngiki hano mu ijuru nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di nk'ibisanzwe twongeye kuganira namwe bashimira mwese mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi ndi kumwe na Tonzi ndetse n'umugabo we na sheri we byose kimwe muri ibyo ngibyo turi kumwe turi kuganira ngira ngo murazi ibibazo bimaze iminsi mu muryango wabo na Rasheli nibirebire ngira ngo babikurikiye mwarabibonye uyu munsi rero papa Teta yifuje kuganira na Tonzi cyangwa se na mama w'umwana babyaranye twabonye amaze muri kazi papa Teta banza tubwire kuko afite ibintu byinshi byo kutubwira kuri iyi nshuro bwahuye n'umuntu we ko biri kose baratubwiza ukuri kuko ntago bongera kuducisha hirya no hino nka mbere Tonzi tuguhaye ikaze mwakoze umeze neza cyane ko mwese murarakaye turaganira turi mwese murakaye gutya oya nabireye Teta waretse kurakara shaka akantu gake kakishimo bazi tuganira uko nyine byishimo by'abagabo se umerewe ute rero sayi nta kintu gihari cyo kuvuga gusa uyu nguyu ndagira ngo abanza mbaze icyo muhamagarira kugira ngo dukomeze n'ibindi ndarinda kumubasara cyangwa wowe ugomba kukimbwira ndabizi ko n'ubundi agomba kukimbwira urabizi urahamagaye kimbwire nyine icyo umpamagariye nyombi kuko nanjye nicyo gitumye ndahangaha muri aka kanya ngewe ikintu mpamagariye Tonzi rero nagira ngo nyine nk'umuntu dufite ibintu bimwe n'imwe twahuriyeho urumva umuntu muba mwararyamanye n'ibindi bindi sininya no kubivuga n'ibintu yabiri si ibintu byo kuvuga ngo urahishahisha kuvuga ngo rero ngewe ibintu yakoze sinzi nimba ari umujinya ariko ngewe ku bwanjye nk'umuntu w'umugabo ngifata nk'ubwenge buke kuko ntabwo yari yatekereje kabiri nagira ngo mubaze ko ibintu yakoze azana umwana akamusiga iwanjye akamusigira mu cyeba we abizi neza akabakeba hari igihe bibigira gutyo bikazurungutana akaba havamo n'ikibazo gikomeye nagira ngo mubaze ko ibintu yakoze abikoze abigambiriye hanyuma nanjye ngumubwire igikurikira ntabwo ari ibintu byanunguye kuko twarabanje turaganira urambwira ngo ugiye kubitekerezaho ngende mbe nihangana nyuma yo kwihangana ntegereza ikintu uzambwira ndaheba komeza kunshyira blacklist nanatira izindi telefone nkuhamagara nabwo ni witabe wakumva ari njyewe ukankuba
uvuga ni reka nzane umwana wenda nubona namuzanye nawe nk'umuntu mukuru ufite ubwenge hari icyo wenda uzatekereza umwana muzana gutyo nta nubwo njye nifuza ko umwana wanjye yarirwa na mukeba ko ashobora no kumugirira nabi ni umuntu namwizera se nshingiye kuki ibyo sinabyifuza pe ariko namuzanye kugira ngo nawe nkukangure ugire icyo utekereza nk'umuntu w'umugabo kuko nabonaga nawe nta kintu na kimwe witaye ko wasinzira ariko gukangura ako kebye nibyo wita gukanguka nibwo buryo bwe nyine wenda yifuje uya nkangura ubu mayindi yanjye irasinziriye ture irempti none ko ntacyo wabikozeho ko navuye icyo hano nabashije kubikoraho rero sahi niyambaje ubuyobozi mbasobanurira uko gahunda imeze nagira ngo nkubwire ko ubu ngubu nta kabuza ubuyobozi buzi ikibazo kiri mu rugo rwanjye nta kibazo ubwo rero nagira ngo ejo utazabona uri mu maboko atari ayawe urumva agatangira kubaza ngo ese ngo byagenze bite ngo ubundi uyu muntu ngo kuki yakoze ibi oya ninjye wagiye gushora ikirego kuko hari imyaka umwana yemerewe gutabwamo umwana ukiri ku ibere ntabwo umugore umubyeyi w'umugore yemerewe kumufata ngo amwikureho n'abandi bantu bajye babyumva ngo amwikureho agenda amujugunye biriya tubyita nko kumujugunya amujugunya aho abonye kandi ari umuntu ejo ntabwo ubuze icyo umwana azaba ngewe kuri ngewe niba uzi ko ari amaraso yanjye hariya ni mu gihuru wamujugunye kuko wamusigiye ni umuntu ntabwo ari njye wamuhaye ngo uvuge ati none uramugwaye nka se ngaho mwica cyangwa mukoze icyo ushaka ariko uriya yamugirira nabi uriya ukamuta mu bibazo nanjye ukana mu bindi nawe ukita mu bindi ubwo iwe n'iki se niba ngiye narapfuye kuza nta kindi nabanje gukora cyangwa ubwo iwe n'iki niba telefone yose nagiye nguhamagaza wakumva ari njye uvuze ugakupa ubwo iwe n'iki niba ntarahamagaraga nanjye ndi mu umenye ko utamwitaba oya ni ukuvuga ngo Keza izo nzego nta kibazo bazamamagare nzitaye Keza buri wese azasobanura urwe ruhande Keza ubwo nabo bazareba ni ukuvuga ngo telefone ni telefoni itumanaho ni itumanaho kera zitaraza wahamagaraga umuntu wo ku musozi w'ibwana mukari akakumva uri i Kigali ugahamagara umuntu uri za Bugesera akakumva sinumva rero ko ari ikibazo kuba ngiye telefone itariho nemerewe no kuyikuraho kubera impamvu runaka ishobora kuba yapfuye telefone si impamvu kandi yaracagamo telefone ntabwo iguha impamvu yo gufata umwana ngewe ijana ku ijana wabyumvise Keza yizera telefone kurusha umugabo wamugiye mu maguru akamubyaza umwana niba icyo kintu ari uko kimeze rero ubwo se icyo utumva ntabwo njye nakirwa mvuga byinshi kuko nawe umwana sinamwemeye ahubwo naramwemejwe naramwemejwe hariya iyo ubwiye umuntu oya hari ikintu muziranyeho mbere yavuze ko ari ibanga ukabwira umuntu oya abizi neza ko ari yego agashaka kuvuga inka mu mazina yazo ikintu cyari gihari hariya ni ukuvuga ngo wowe ubwe yagombaga kunyemeza nagombaga kwemezwa ubu naremejwe ego ndi umuntu wemejwe ko umwana ari uwanjye kuko ntabwo twabyumvikanyeho n'uyu nguyu oye ntabwo baka kanya ngiye muhamagaye ngo mumenyeshe icyo kintu nicyo gihe uyu nguyu umuhamagariye ntabwo muhamagaye ngewe ngo aporofitire kuri oda yanjye ok sawa Keza impamvu y'ubuyobozi irumvikana mu rugo rwanjye uyu mutipe yakije umuriro yakije umuriro se nawakije ariko reka mbase umuntu n'ubundi iyo usanze ibintu byaka urenyegeza nasanze n'ubundi umuriro waka urenyegeza ngo narawakije ninjye wafashe urukwi ndasa umwana umva nkubwire we ni umwange kuko n'izo raporo wagiye gutanga niyo yazamo gende gake ushaka gusanga uzi ngo wantaye habaho ugasanga ariwe uhisanze ushatse rero wagenda gake cyangwa ukuntu umaze iminsi niyumva nawe uri muri ka kantu bita tumuhombe ariko hari abagabo tumuhombe bayisimbuka kandi iyo umugabo ayisimbutse ikabagaruka
sha nubundi nimutinda kubona ko mwibeshye tumuhombe kuko njye urabizi twari twibaniye neza njye nawe tubanye neza nta kibazo twari dufitanye umwiturano nukuza akajugunya umwana mu muryango iwanjye imbere muri rubanda niba unafite n'ikibazo cyangwa hari indi mpamvu runaka ahubwo no kuba duhagararanye uko nguko oya mu mwanya no kuba duhagararanye uko nguko ari kuza kamwe ati muri iyi minsi bimeze gutya Keza ariko kunyihorera ukamboroka nanakoresha n'izindi mu Rwanda dufite umugore dufite n'umugora uranyumva neza Keza uyu ntabwo ari umugore ni umugora nta kibazo ni umugora hanyuma umugore ni nishakiye se jye nabanaga nawe mu nzu ubu igisobanuro cy'urushako wakimwe nta mugore afite nabwo ari umugore none ubu aka kanya bitewe n'ibibazo dufitanye wajyaga yimubwira ko uba ufite ari umugora wakaba umugore akeneye amahoro akeneye kuruhuka uyu ni wari mize bunguri uyu ni wari mize bunguri mu kinyarwanda urumva none uwari umugore ahindutse umugora nese bose ko bayabagora umugore ni umugore ni Yesu uzajya kurongora Yesu oya ngiye gusenga oya baretse gato kugane cyane ubananiye byanze bikunze hari unaniranye n'abagore oya hari ikintu kimwe ahubwo utazi oya Keza abagabo hari igihe uhura n'umugore akagufotorana muri situation urimo akakubonamo ikintu cy'ikirompa kiraho ariko ntago mind y'umugabo ihinduka ku kintu kimwe ijambo umugabo nirijya rihinduka niba atari ukumfatirana se ibintu byose mvuze uri kuvuga ngo ngiye umuriro ngo watse ngo urenyegeze ngo usenyurwe umutiza umupanga ugize uti byangotse byabikara umbwira iby'urugo rwawe ariko umva kandi gakosa mukora abagabo mujya gusambana araje ambwira iby'urugo ngo naracanye umuriro ninjye wawucanye cyangwa waje n'undi wawe abagabo n'abadukurikiye abagabo maze kubona ahantu henshi abagabo ingeso mugira mujya gusambana hanze bagenda basebya abagore mukagenda musebya abagore banyu ngo ntabwo babitaho umugabo ntahe noneho wagiye gusambana nawe bikazangira bigushira ashobora no kuvuga ko amuha ariko akavuga yuko bitagenda neza uza ahantu bibase uzi impamvu se onyine ako ka aho hantu tuhatinde mwagiye mujya gusambana ugasambana n'umusambanyi wawe ari ku rugo ukarusiga Keza ntabwo urakina amakarita wowe wigeze ukina ikarita Togo ibihugu wigeze uzikina none ikarita ni ukuvuga ngo ni ikarita iba imeze urumva iyo udashyize umvase iyo udashoye seti bwana ntiza iyo udashoye wa piri watatu ntimanuka iyo udashoye wa ine seti ntimanuka bivuge ngo rero impamvu umuntu ashora utwo tugambo twose ni amareshya mugeni kugira ngo ubone urwengero ngaha amahamwe rero ubwo nyine niba nawe wakwishyira hanze kugira ngo none rero uwo wabwiraga uko bigenze nyine nta kibazo ndagushimira Tonzi wamfashije kumva ibibazo byanjye urangije ubishyize ku karubanda nishimwe rikomeye wigurire byeri cyangwa umbwire nze kukakugurira nk'ibisanzwe ndagushimira uri umukobwa mwiza uri umugore mwiza wakoze kwitabira ubutumire bwawe ntacyo nagushimira nta kibazo ni uburenganzira bwawe naragutengushye bizagaragara naragutengushye mbere aho kumbera inyangamugayo ubwo wambereye impundamugayo none se wagize ngo hari icyo bitwaye nk'ubu ngubu papa leta ntiwafata isi ngo uvuge uti sinzongera reka ahubwo ubu bigiye kuvuga isomo se byari bwabe njyewe ntabwo nyapfa kwizima ubu mugabo nsigaranye ni Yesu ubwo ngiye kujya mbona umugore atambutse mubonemo bose ni bamwe nka wa mugabo twari duturanye nuko bimeze niryo somo ryonyine guma kuwawe reka wese kinago bose niterera hejuru uba woroshye none se nzamurwa n'iki rega ntandure ivugira ubusa ku musozi none se umuntu yakifata akajya gusakuza hinze kuri akana keza oya wimbwira ngo waruzi n'ubundi n'akana
nakasha n'ubundi dakara keza wakubara ugenda mu muhanda wowe waranengushye uraje unanye umwana reka nanjye ndi umuntu asanye ndi marayika kwisi yatumye mwize ndavuga ati rwose wana naye ndakuza urangije unyogoshesha icupa aho kunyogoshesha imakasi byibuza ngo inandi umaguru unyogoshesha icupa uyogosha uko bisokoje sawa wasokoje uko nogoshe niyo mpamvu mbaconze ikirebane nabyo nako ndakamenya niba bisumbara naye ndabijyana uko bimeze ariko reka nkubwire ako tubeseri ahubwo yego nyine wagiye mu buyobozi hanyuma se nyuma yo kujya mu buyobozi icyo utekereza ni ngewe umwanzuro wanjye se umwanzuro ufite ni uwuhe umwanzuro mfite ni uwo kugira ngo umwana kugira ngo n'undi mugabo wese abikuremo n'isomo cyangwa se umugore ni uwo kugira ngo umwana uri mu rugo rwanjye sahiye akura afite uburenganzira ku babyeyi be bombi azi ngo mama ni naka mama sinaka kuko ubu ngiye ncecetse akarerwa na mukazi ejo bundi umwana akamara gukura akanira hejuru wasanga turi gusubiranwamo icyiza twazurungutana mbere umwana agakura afite ahantu ahengamiye ntabwo wemera umwana oya nizere ko nzitaba ubuyobozi bwakoresheje iki se jo n'aka DNA ko kakozwe ntegereje ibisubizo ngewe narayikoresheje ntiyabinsabye se amafaranga arahari shani ninda kumutindo urabona umugabo usa gutya nkanjye nabona amafaranga wayikoresheje bigiye nani mpamvu yo kuvuga umbabare n'ibisubizo n'ibiza nk'ibyo birabaye umbabare ibisubizo n'ibiza uzatwe cyangwa uzi ko ari bya bindi nta minenegwa irimo mwana wegenda gake kwa utangiye umutima utangiye gutima ijya nk'ifuka ry'ibijumba by'umuturage cyo koze nusanga harimo akantu ibyo twaryamanye by'akagize gute iby'ibitotsi by'iki tuzabishyira ku ruhande sawa uretse umuceri byonyine si umuceri ngo inda irishyurwa ahubwo se ujya uzampa make nzaba ndi kuguhonga ikintu kibabaje ni kimwe nuko ntacyo nzakwishyura oya nabyo bizagaragara tuzishyurana ni isi inote y'urudesa tuzishyurana ariko se ko mo nabigize seriye bitaba seriye oya niba wapimishije ibintu byinshi abantu ni nabyo binanshimishije wabwo ibisubizo n'ibiza uzatubwira yego ni nacyo gihari nagira ngo niyo message ubu yize naba atari uwawe nabyo nawe umwana tubwire se w'umwana kuko ntabwo wakandagaza umuntu gutya ikindi kandi amategeko ahari umugore wanjye umwana ari mu rugo n'ubuyobozi barabizi ko ahari umugore wanjye kuko ubona uje mu rugo nguje kureba umwana nyuma y'amagambo tuvuganiya ni amashoti akomeye cyane sawa ntabwo ubwo burenganzira ubufite noneho ubu ngubu warabwibujije niba utari unabizi wowe noneho nimba ari amashati ngewe urabona ari amaboko ncitse cyangwa ari amaguru ncitse niyo naba nkacitse nazunguza imbago ok nta kibazo ngo guhiga ubutwari harya ngo muraswabarana muratabarana sawa nicyo nagushakiraga zunguza iyo sura nziza ugenda amabuno se wamuhagurukije kamwe ngo dore amabuno yari amabuno hari n'igihe birangira abaye amantuzi amafuteyi twicaramo ibyo se ni igitangaza niko utangiye kubibona kari amafuteyi ok keza ndagushimiye ko waje kumfasha muri ibi ariko nagiye mu buyobozi mbirimo ndi kubikoraho nubwo kubivanga n'akazi bitoroshye ariko ndi kubikoraho ka DNA niza nzabamenyesha bizaba bimeze neza nanjye mfite amatsiko yo kumenya nawe aramutse usanze umwana atari uwawe yego kuko yaba yaragusize isura mbi uko byagenda kose ntabwo ari ibintu byoroshye ni n'uwo mwanya mba nataye n'iki no kuba uwo mwana ari mu rugo rwanjye nabyo rwose kandi ari ibintu nabyo byari kudushyira mu kaga n'urugo rwanjye ni ibintu rero ebana ngomba gukora ahubwo n'akazi ubona bayemeze nk'umuntu ushyizemo pose mbanza nkurikirana icyo kintu umenye uriya mugore n'icyo nshaka aho bimeze bite kuko shamo maze kubarukana gusa icy'ingenzi ibuye ryagaragaye ngo ntabwo riba rikisha isuka icy'ingenzi ni uko byamenyekanye
kandi muri kubikoraho n'umugore abizi katurindira ibisubizo bisohoke ubundi ukuri kujya hagaragara. So Keza narigiye rero nanjye reka njye kure mushuti wanjye njye mu kazi njye kuri agacupa ariko wari wagasomye ko aya gacupa ko urumva hari igihe cy'agacupa n'igihe cyo kubasiriye buriya nayo nagasomye umugore iyo utamunywereye hari igihe akunywera ugasanga mwe muri mwe akakurusha vibe akakurusha vibe ugende namunywereye numvishe bikagenda na muzima ariko uko nzamurira isukari n'umusimburo numva uraje utamo umunyati reka njye kure mushuti wanjye nari bikadusoreza ngaho ubwo tuzasa